kumbwira ngo The Ben ngo yazanye ngo abana ba Jay Polly nta ibyo bivuze ko ari performance. Never. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Abana ba Jay Polly ni abahanzi. Urakoze cyane. Urakoze cyane. So nukuvuga ngo hano iki kintu ngiye cya Jay Polly urimo kumva cyandakaje. Impamvu cyandakaje ni iki? Impamvu byandakaje urimo kumva uyu mutipu buri gihe cyose ashaka kumanipira abantu yerekana ko ari umunyankuwe n'umunyembabazi. Iyo atarize ari yaranje agashaka ukuntu akacinga amarangamutima y'abantu. Iriya ntago ari performance. Performance ni ugufata mikoro na bande mu gacuranga. Ibintu bindunzanamo ntago. Ubu tujye tuzana abana bacu sa kugira ngo mutugirire impuhwe cyangwa tuzane ba sogokuru. Platinade. Nzazane sogokuru kuri stage kugira ngo muvuge ngo ashaje wenda afite akabando. Oya, ashaje afite akabando. Ibi bintu ukimara kubyitegereza kuriya ni ukuvuga ngo ibyo Munyakazi yatubwiye ko igihe kizagera akamukubita akanyafu kunda byabaye. Jewe niko nabibonye ariko wenda niko biri mubifata uko mubishaka. Uraza kudusubiza ijambo se natwe? Mwe bande muri bande ko you are nothing. Mute your nonsense Mike. Urumva bigahano ndabaga hano uhabwa ijambo n'amakoini yawe ngeze ndakuzi ski. Gusa ikintu nakundiye The Ben kuri yari yambaye neza. Yambaye neza. Ndio yambaye neza. Ntabwo bari baje kumurika imideri. Twitwaje kumva umuziki. Sigahoze. Ndi kukumva komeza. Rero bivuze iki? Njewe nk'umuntu ubajije icyo kibazo, njewe The Ben agira nabonye press conference avuga ngo bagurishije imisatsi ngo afite imisatsi. Ibyo bintu byose ntabwo atari byo tureba. Twe tureba music na performance. Yes, njewe kuri kote yanjye Bruce Melody ya performinze neza atifashishije izindi ntwaro. Kabisa. Nuko nguko arahatwika. Yatwitse nyine. Noneho amakuru mutari mufite meza nuko Melody nagombaga kuririmbana nawe. Ndamubwira ati muhungu kora ndabizi ko ushoboye, njyewe nta kintu ndi bugusayidireho. Nushaka nawe uza umuzamura hano mbimubwire. Ndaza nkurebe. Ikindi kintu namukundiye yabanje arambwira ngo dusenge. Twasenze n'ubundi yari yaraye mu rusengero. Ndamubwira ndabizi go. Kuvuga ngo ugiye kwemeza abafana ngukoresheje amaji ntabwo nge ndibuze kubikora. Baragira ngo ni njyewe wagutwikiye. Hoya genda kandi ndabizi kubikora. Kandi ntabwo byari kunanira gukubita nanjye. Maze ubwo turirimbye ngo twarayarangije ntabwo nahava ntakubise na Nyabarongo. Navuze noya genda ukore kandi urabikora. Twari turiwe mu rugo. Ni ukuvuga ngo rero ikintu cyabaye ni kuriya byagenze ariko Tiger bimusaba imbaraga nyinshi cyane z'umurengera kugira ngo aba yatwikuriye muhungu. Tubyemere. Uravuze ngo byatwara imyaka n'imyaka kugira ngo The Ben aperforming imbere ya Bruce Melody. Yari kuza no muri za kajugujugu kubera Melody. Melody namubwiye ni wowe umuhungu wo mu kajagari manuka genda. Narimeze nk'umukoci. Akambwira ngo turirimbe nkamwe no sense. Wabwangatiwe wowe kutiyizeye genda. Aha ngaho ukoresheje ijambo rikomeye.
nakoresheje amagambo akomeye natwe tuzaza kuvuga se cyane bimeze bite. Oya nta ariko se wamukaira kumanura kigabo ni gatiki erega kubana nanjye cyangwa kuzanga bisa kugira ngo nyikundirizeho ntabwo njya ruko bigenda bisa ngo nyikundirizeho unatangiye ruswa ntabwo uvuga ntaguhaye ijambo reka dukomeze ahanga hari utugende Mama G wari uri kuri televiziyo ngiki kicishwe n'irungu iburayi wavuye kuga mu Buhinde ntabwo wabashije gutamura yewe wari ikigo wari mu gitaramo ndavuga n'abantu bari kuri televiziyo ukaza gutanga ibitekerezo uri muri diaspora no sense we dutanga amafaranga hano nakuva ko wenda amafaranga yawe ariko yasimukora ariko urahanga uri no sense uri burayi urashaka guhara kuvuga ko wishwe n'irungu mu nzu ahantu urwashaka kuvuga reka gushinyika se cyangwa nkumanure ntabwo mbikunda recharginga ari kuza kuturuhukiraho ntabwo ashobora ku recharginga afata ikarita uri charging umuntu akabwana kintu ari ubumfata ijambo iki amaji reka dukomeze ntabwo biri ntabwo ndi kuguhagata sindi no kugusuzugura ni realite wowe uri burayi ndi kubaza amakuru nanjye ntabwo mpari ndi kubaza amakuru y'abantu bahari urashaka gutanga ibitekerezo uri mu birometero ibihumbi n'ibihumbi wowe wari uri Kigali waratse kuvugana n'abanyakigali ko utari Kigali we uratanga ibitekerezo by'abantu utaruri gusa ni mugoroba ubu uyu mwaka nawutangiye ngiye kujya mbaga nta muntu urumva uriya mugabo wavuze ko utazi umunyamakuru namubwiye ngo nta kiganiro nguha ntabwo naje hano gukora ibiganiro ubu ni ubu cyane gukora ibiganiro se nako bazanye ibikamera byabo ndababwira ati mumvana imbere ibyo bicu wirukana Gasiya wakoze bajye mwese babwira ngo umuntu ufite ibihumbi 200 aze mu ikiganiro nta bindi nashyizeho ibiciro ubu nta muntu uzongera kunzanira ubugoryi wakoze cyane kavuze iki ngo amajingo bibonye ibiki mbaza wowe ntabwo wari ufite amaso si twari turi kumwe kagende ubu ngubu kagiye kuzana abantu batangira kuguharabika tuzakabaga namarabikana rega nanjye mfite platform nanjye nzakabaga urakoze cyane reka tugarukire rero nk'umuntu wari uri hariya ni ukuvuga ngo bidasubirwaho umuntu bita Munyakazi afashe ibondo rya Debeni nk'uko bidusezeranije mu myaka 2 ishize ari kubitaho ikibando sinavuga ko abikubiseho ikibando bose bakoze ariko yamurushije ntabwo yamurushije cyane yamurushije yego oya kubera ko turebye intwaro Debeni yitwaje izo melody yitwaje hari n'izo namubujije ko yakwitwaza yamurushije yamurushije kabisa ubyangu byemere umuntu arakubwira ngo bado ukumva ari ibiki kandi noneho Munyakazi ubu nibwo atangiye akazi ngira ngo ejo bundi kuri iyi live nibwo yatweretse indirimbo twategereje turi benshi ngaho ibaze nayo yagiye guhita yizana ubwo se urumva akazi kadakomeje ntabwo ari uko ndi umufana si uko turi inshuti tujye twemera muvuge ngo umweru ni umweru umukara ni umukara yamurushije nubwo ari we bosi we ariko yamurushije biriya bintu mbifata Godfather nko kuba uri nyirabuja w'umukozi wawe wo mu rugo akurusha ubwiza akurusha nyashi nuko bimeze ari nawe uzajya gusanga ugasanga umugabo wawe aguciye inyuma ku mukozi wawe wo mu rugo nuko byagenze ni njye nshyizeho uko mbyumva njyewe ubinyangira binyangire bombo klati positing yanabonye animation ya Debeni ajya kujya kuri stage urumva ndeba uburyo bateguye ndavuga ati basi Munyakazi arapfuye ubu ngubu abantu bya bindi twigize bya bindi tuvuga ngo melody karaje karabaye ariko ngiye kumva numva ibintu rwose nta mpinduka kabisa iracyari bya bindi kabisa
uretse gusa filime twarebye nta bindi ibintu by'uko The Ben yatinye kuririmba live urabivuga bikimenani Majid the Black. yewe The Ben ni afite tekinoloji ihambaye yo gutegura ibintu bye. Sinzi ukuntu yabipanze ariko ukuntu nabibonye njyewe Godfather ni kuriya gusa zira strategy zo kuzana imiryango kuri stage nibyo byanyeretse ko yari afite ubwoba. Yego Yari yahabye. Bira bintu byo kuzana umuryango bira bintu biraciriritse. Nanjye nago ubundi se bariya bana muzi neza ko bakunda biriya bintu. Ibazuriya mwana azaba bira bintu byo kubazana hariya message dufite ubwoba n'isoni. Bira bintu byo kuzana abana kuri stage. Bariya bana bari gukora hariya. Oya impamvu ni iyi hano hari umudamu bisobanura neza bita Ntuza Hambo ni ubisobanura urimo kumva The Ben ni ukuri kumara kandi ikintu nakireka The Ben ikibazo dufite abantu bashoboye urukumva ariko niba ari icyizere cye bigirira ni nka ko ndi kugura ama views kugura aba followers bya bintu byo ku social media barashaka kuba banini kurusha uko bari barashaka kutwiyereka uko batari ni mutwiyereka uko muri tubakunde Melody uzamurebe bro Melody uwo ari we ayerekana nk'uko ari Melody ni wa muntu abandi ameze Melody uzarebe warabona agapfizi cyangwa abatipe bamaze kugerayo agenda akajya mu bantu akabihisha yihisha abantu se oya na nijoro twari turi kumwe abwira n'abapepure yababwira ati muze tujye kurya show ukumva Godfather niyegera kuri icyo kintu cya performance ya The Ben nibigeraho mbwira icyo mbivuga. wowe ndi Jye Billy man asubura ntago ushinzwe iki ko ndi kuvana n'umuhanzi hano ufite ibikorwa bye wowe ushinzwe iki waririmbye yihe ukora iki urabivugaho nkandi ariko se ntabwo turi ku describing nuzo zacu nyine nkande so genda uve kuri level ya 11 umaze ukandeho urire kuri ikintu gifate kubone ko zahamukana bikubwira bivugeho wowe ndende kubwana n'umuhanzi angaha umurigend uri ahangaha ngo wize na sense sagara nkandaho ibintu bifatika. Thank you so much so warebye stupid people so jya zamuka bagufollowing nkandaho ubone kuza gutanga igitekerezo ariko Godfather abahanzi bacu turabakunda ani igitekerezo gitangwa n'umugabo niba uri umukene ariko nimba umuntu avuze ukuntu yabonye ibintu kandi niko bimeze mugashaka kugenekereza oya byo guhengekereza oya dutangira umwaka twibohoye tuvuga ukuntu ibintu bimeze ngo The Ben ngo nimuvuga nabi ngo ubuse hari noneho ingeso y'ubugoryi yaje ngo yitwa Kanyenyeri iriya nayo iraza gutuma abantu bavuga ibintu bitandukanye. Amakuru yangezeho urimo kumva The Ben ejo bundi yafashe umuntu umwe uba muri Dallas mu diaspora kabatatu yamagaye nk'aba diaspora bane batanu aba proposa ngo yashatse kugura arababeshya ariko nari nzi ko baje kumenya ko bari bagiye gushya abasaba ngo $50,000 by'amadolari ngo bagura amatike ngo bongere bayagurishe ngo azunguka ngo bayagurisha abafana. Amakuru yaje kumenyekana ko The Ben ngo yashagura ngo ayo matike ngo ayahereza abantu ku buntu. Urumva ikintu cyantangaje umudiaspora ngo baramuvumbura amafaranga barayamwima bro yahise ababoroka yarabaragariye barashwanya abadiaspora ntibavugana n'uwo narumiwe jewe urabizi sinjya n'indimi nago ibyo bintu byigeze kuba uribuka Melody yuzuza imyaka 10 akoze umuziki yego naho nari impari hari ukuntu habuze abafana ndibuka ko uzi ko harimo abamotari benshi urabizi izo ni strategy abahanzi bakoresha uribuka byamupfubanye so ikintu komeza uribuka
njyewe na Jay Polly turonshinga kuri stade tukagira ibyago akagabo ntacyumva indirimbo zako kitwa Wizkid kaba karaje kagiye gukora igitaramo inanga mani twarahiye turashya turagurumana abanyamakuru bazana ibikamera byabo ndababwira nti ngo ndabivuga iki ndavuga nti twahiye mwabibonye ko twahiye nta bindi ngo kubera iki mwahiye se n'ubundi si ubundi mwebwe ko muri hano ubwo murumva twahiye mwaje hano uwo Wizkid wanyu ko mutagiye kumukoresha ibiganiro ntago twahiye na n'ubu nzabisubiramo ntago twahiye rero The Ben nimba yaraguze amatike akababoroka abo bantu bamuvumbuye baramuvumbuye amafaranga bayamwimye arabarakarira urumva ahita azana umuvuno wo kuzana abana ba nyakwigendera kuri stage kiriya kintu ntabwo nagishimye ariko bariya bana nibakura mukazabereka biriya bintu muzansobanurira iki The Ben yakoze ubugoryi ariko nta kintu oya ariko ngiye kuko nzi ko ari umumanipulateur ashaka kumanipira abantu ashaka kubereka imbabazi no kubereka ko ari umuntu ngo imfura ngo ari umuntu ngo ugira impuhwe ngo ari umuntu nicyo kintu yakomeje kurisha abantu ngo ni umuntu mwiza azakubwira ukuntu asenga ibandi rikuru usenga iki ngiye nanga abantu b'indyarya ngiye bura mu buzima ngiye uramutse nkunda umuntu nk'uko ari ngiye nkunda umuntu muzima uyu mugabo ni indyarya aramanipira aragenda yanarira The Ben aramarira arira ariko ibaze ko kaba kakiriho bari abana bafite atigeze na rimwe abazana kuri stage urakoze cyane none bari kubacuruza kubera ko mana we ariko mwagiye mumbabarira mukavugisha ukuri teye agahinda we ariko nyine urumva wari umuvuno na agatego yateze ko kubugora iyo mivuno nago yerekana performance burangiye nagize n'agahinda nago nakubeshya ntabwo yari kuzana bari abana hariya ariko nyine urumva kuko cya kintu ubundi urukuba deve kiriya kintu niko yagomba kugikoresha ariko Munyakazi yarabivuze ejo bundi hano aravuga tutegereze ubuse Munyakazi first of all Munyakazi ni imfubyi idafite papa we na mama we icyo tucyumva afite barumuna be n'abashiki be afite bashiki be na mukuru we ko atabazanye no hari ikintu The Ben hari ikintu mujye mukurikira nanize zose urukumva noneho buriya ibingibi akorara ku karubana nkabira aba yakoze kuriya wakubwira ibyo akorera mu gikari The Ben araza akakumanipira The Ben akigira Messi yabahehe sagara ngiye nkunda umuntu uri piwa mani ikintu cyatumye ngewe najya kuri iriya stage ni ukugira ngo batazazana umwikomo ngo batera comment ngo nuko yazanye amaji ngo ni strategy oya umuhungu yimanukiye yabaze bro yaba Munyakazi ni Munyakazi noneho abafana ba The Ben mu kanya baransekeje bakabano baje hano barambwira ati turashimira The Ben buretse gato ko yaturangirije umwaka agatumira Melody akaza kudususurutsa ako kari barashimira The Ben ko yabazaniye Bruce Melody akabasha nanjye mwaretega mushimire ndashimira The Ben ko yongeye kunyereka abana ba nyakwigendera nimba ari ugushima turaza gushima da turashima igikorwa twabonye none se imiririmbire yo ko nta kintu bivugaho na performance ntago nayitaye kuko narindi kwirebera abana ba Kabaka mbona bameze neza barabyibushye nta nubwo numvisha ibyo bari kuririmba narebaga abana ngewe oya twabyumvishe pre ntuza bari barakoze ntuza ngo bakoresheje AI The Ben turamushimira nk'umuhanzi ujyana n'iterambere akaba yaramanyitoke itekinoloji ya AI akazana iTunes akashaka kubivanga nubwo byamucanza ari ubwa mbere ibiri kuririmbira mu byuma bigatandukana n'ijwi rye urumva yafata mikoro yavugisha abafana tukamwumva yajya kuririmba bigapfa ahubwo bikabisikana ayigadata yari amaji ubundi yari kujya kuririmba bigasikana iriya tekinike Godfather
The Ben yakoze ikosa tubyemere. Ntabwo yakoze ikosa, yakoze ibyo ashoboye. Oya, ndavuga gutumira uriya muhungu utita ngo akanyamanzwa yakoze ikosa rikomeye. Uretse ariko Bruce Melody nanjye muri ya The Ben nane Bruce Melody yarabivuze mpita nanga gushyira comment kuri icyo kibazo kuko byari kuza kuba bibi. Naramubajije ko nta zina ry'inyamaswa y'inkazi wiyise. Arambwira ati sinakwigana bita inyamaswa z'inkazi kuko njyewe ndi umuntu kandi ndya inyamaswa, ndi umuryanyama. Omnivore. Umuntu ntago ari inyamaswa. Manza wumve wowe Kenda. Uruvuga ukuntu yabisobanuye. Adukubita ijanja. Utwo tunyamaswa aravuga ati njyewe ntabwo najya kwita abantu bita inyamaswa. Urimo kunyumva? Nje ndabatapfuna. Ni nko kuvuga ati ntabwo nje najya kwitira, sinajya mu bantu bita utunyamaswa. Urimo kunyumva? Kandi mbarenze, urimo kunyumva? Ari byo batapfuna. Ahubwo nahise nkwepa nanga kubaza ikindi uko bitabirebire. Hari akandi kabazo yashubije. Yaravuze ngo uwo bita Tiger ibaze ko ari indwa ngo n'umuntu ngo witwa ngo niba ari yantare. Kuvuga ngo igisamagwe kirindwa n'intare. Ubwo se bibaho. No, je Bruce Melody ibintu yavuze hano ariko ubuzi kuzanga akatangaza akavuga ati nzabibera. Ndishurushe ihene. Ibaze kuvuga ngo ihene yarinze umushumba. Oya, ihene yarinze intama. Intama wenda. Aramugomwe bro. Melody none ikintu cyababaje kurusha ibindi. Yabetinze amafaranga aravuga ati The Ben ararira. Bro umva hano. Ariko reka ukama. Wabyumvishe? Melody ari kujya kuri stage yavuze ati The Ben natarira ngenda ashyira amafaranga umva. Natarenda gonga shubu. Ngenda ashyira 20 katari. Nagari muri uyu munsi man. Bro arangije yavuze ko yageze yakarira. Ariko icyo abantu mwahindutse mufite imitima ikomeye. Ose nimba umuntu baramenye amarangamutima yiwe nimba yo yishimye. Ntabwo we Keza twumvikane. Urimo kunyumva? Wowe ikintu twe tudashaka ni kimwe. Siko bimeze? Igihe cyo kutanga ibyishimo nibaje bari kubuyesku. Keretse twe turakubwira umuntu tuzi. Nago yaririmbye se? Yaririmbye. None se nimba yaririmbye bashyizemo CD baraplayinga. Bashyizemo CD baraplayinga ntabwo The Ben yigeze aririmba. Haririmbye Bruce Melody niwe waririmbye live. Undi yaza ni wakurikiye ikiganiro cyangwa urabyutse? Wakurikiye performance cyangwa urabyutse Keza? Mbamubwire. Live wayikurikiye n'igitaramo wagikurikiye yes or no yaba online cyangwa wagiyeyo? Online. Wagikurikiye? Nje narimba. The Ben yaririmbye live yaririmbye playback. Okay, nakubeshye ntabwo nagikurikiye sinari impari sibyo? Ngaho ceceka rero. Ntabwo naceceka nabanje kureba mu umva atiko yo ku gihe urimo kumva? Manza wumve atiko yo ku gihe ikintu ivuga. Baravuze ngo abafana ba The Ben batashye bijujuta aba Bruce Melody bivuga imyato uko igitaramo cyagenze. Niwo mutwe w'amagambo. Katugusobanurira twe twari turiyo. The Ben yatangiye kuririmba abafana akiririmba abafana barahuguruka barataha bamutamo. Bakabano bari barahanga amaze kutubwira ukuntu igitaramo cyagiye. The Ben yaririmbye abafana bavimyuna barangije kuvimyuna ikintu bakoze. The Ben yari yateguye plan B niyo gutera abafana impuhwe yazanye abana ba Jay Polly ku rubyiniro ibyo kuririmba bivamo azana cyari support. Ntabwo turi bukemeranywa. Reka matwi ceceka wumve. Urukumva ni ukuvuga ngo ahangaha The Ben ikintu yakoze. The Ben yageze ku rubyiniro ngo yari yarateguye ngo ibintu ngo byango iTunes ngo yazanye ikoranabuhanga ashaka gufera abantu azi ko ari buririmbe ariko ibyuma noneho biramucanga akajya aririmba bikabisikana.
urukumva aho Munyakazi yaje agafata performance indirimbo zose akaziririmba live bro ubumwe aririmba keza. Iyo tuvuze performance kugezaho abafana ba The Ben ya timu ya ba The Ben bakabano n'abandi baje hano baravuga ngo bro baje hano babanza gusasira barasasira imitima iranga baravuga ati keza The Ben yakoze tega amatwi uretse maji The Ben yakoze kuturangiriza umwaka tuzanira Bruce Melody akadususurutsa uraza so keza The Ben ni umuririmbyi urumva ariko imbere ya Bruce Melody ni umufana. Umuntu bita Coach Gael akoresha amagambo magufi aravuga ngo harya mwaravuze arira. Coach Gael yarize se yavuze oya yanditse aravuga ngo harya wararirimbye ngo twarashoye turahomba. Jewe nababwiye mwijambo Keza mu yandi magambo ukumva nitugera kuri iyi performance ubundi uhite uceceka uruce urumire turi kumwe. Aya masaha ikintu bari gushimira The Ben abafana we ni ikintu kimwe nuko bazanira nugutumira Bruce Melody akaza akakora ibitangaza akabasusurutsa akadususurutsa. Abantu bari bahari niko bari kuvuga bari kutubwira tape par etape bakagera no kuba MC ukuntu bakira abantu ku rubyiniro byose bari kubitubwira byari igitangaza. Uranyumva mada? So mu yandi magambo rero bari gubyutse amakuru ari mu mihanda kamaze nyakugezeho urimo kunyumva. The Ben yaririmbye urwabonye Bruce Melody ibintu yakoreye The Ben byo kwihagararaho byamunaniye mbere yuko arangije kuririmba afata umwanya ashimira Bruce Melody ati ibyo Bruce Melody akoze ntabwo bibaho. niko byagenze intore nguyitoza uko byumva keza. The Ben yabuze aho ahisha umutwe araza aravuga ati ibyo Bruce Melody akoze ntabwo ari iby'i Rwanda. Ese rubura kumushima kandi ari we wamutumiye nyine yamuzanye. Hari icyo utumva ibyo ngibyo twamushimiye ibyo twamushimiye niko twashimira nani urukumva niko twashimira n'abandi turashimira The Ben uko tumushimire Beka Arena yatanze sare urukunyumva. Nta kibazo ariko bamuhaye aho agomba gukorera. Godfather ahubwo oya The Ben yasabiye Bruce Melody agomba gususurutsa abanyarwanda kuki utabyumva we impamvu yashimye Melody The Ben yafashe umwaka awudutangiza neza yaragiye hari ibintu yaragiye kuvuga Arena yose yavuga Melody Arena yose yavuga hari ikintu yaragiye kuvuga Melody arangije aravuga ati sasa ati Bruce Melody wakoze neza kandi rwose uri umuhanzi w'umuhanga kandi ibintu tubikomeza tuzagera kure. Kuko abafana bari bamusumbirije bari kuririmba Bruce Melody The Ben yaririmbaga bakaririmba Melody ni Melody kabisa none se si we